turiremera kuri hoteli nshya ya Ferwafa aho kipe y'igihugu Amavubi yatangiriye umwiherero kuva tariki 12 kugera 16. N'umwiherero ushaka wakita tekinike kuko umutoza Dela Mnusha abakoresha imyitozo abakinnyi yahamagaye ndetse banagenda banaganira style de jeu uburyo bwe bw'imikinire agerageza kubasobanurira. Inkuru rero irimo ikomeye n'umunyezamu Kwizera Olivier wongeye kwisanga muri ikipe nyuma y'imyaka 4. Niba wibuka match ya Senegal yatsinze Amavubi igitego kimwe kubusa kuri penalty mu minota ya nyuma, iyo niyo match Kwizera Olivier yaherukaga. Kuva icyo gihe rero mu 2022 nabwo yari yakagaruka muri ikipe Amavubi. Ubu rero yayigarutsemo, uramubona mu mwambaro we rwose w'umweru n'icyatsi, dreadezo ntabwo bajya batana muri rusange Rastaman. Ubu ngubu rero akaba yasubiyemo. Undi utaherukaga ni imyugariro wa polisi w'inyuma ku ruhande rw'imoso Ishimwe Christian, we uramubona mu modoka nziza cyane avamo rero yitabira uyu mwiherero. Abandi bose mu by'ukuri muri rusange ubona ko abo umutoza Adera Murushi yahamagaye bose bitabiriye uyu mwiherero, harimo abasore 7 ba Peri, 4 ba polisi na 4 ba Kiyovu, yewe na Sindi Paul Jesus umukinnyi rukumbi uhagarariye Rayon Sport nawe arahabaye. Bamwe rero mu bahamagawe bwa mbere ndavuga Sindi Paul Jesus, Imbamutima ze nawe hano yatuganirije. Hari imyugariro wa Mukura Shimwa Abdul nawe yagize icyo atangaza, yewe na rutayizamu wa polisi Mugisha Didier utaruherutse nawe agira icyo atangaza. Ubwo kandi ku rundi ruhande niyo David Uwineza Rene bose ba Kiyovu Sport nabo batangaza kongera kwisanga muri ikipe y'igihugu Amavubi, ariko by'umwihariko Rene wa Kiyovu Sport tangaza uko yiyumva nyuma yo kubona ko rapo ya mbere mu ikipe y'igihugu Amavubi. Reka ngwe rero wirebere uko aba basore bagiye bagera hano kuri hoteli ya Ferwafa bitabiriye umwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi. motivation bena mbere kora ko hari icyizere nke gashame ingufu karakwenda ne byakomeza no mu nkuru bana wisanze mu equipe nationale nkuru waherukaga wenda mu ntoya umukinnyi wabaye igihe kinini mu ntare bivuze iki noneho kubuhamagaye mu Mavubi? Nabyita nk'intangiro nziza kuri kariyeri yanjye
kuko nagiye nca mu muhanda ariko ubu ngubu nkamagawe muri senior nekereza yuko ari intangiriro nziza kandi ari ukomeza kugenda nkora niba inshuro imwe ahubwo bikaba ari iby'igihe kirekire. Uheruka kugira umukino mwiza wa AS Kigali niyo usimbuye ubona ko hari ikintu uri gutanga mu kibuga uyu mwaka urifuza Rene wabo umeze ute? Ndifuza Rene ukubye kabiri sezo yashize. Urebye uburyo wenda nubwo nari kubanza muri equipe yanjye gusa ubona yuko iminota umutoza agiyama nyibyaza umusaruro kandi ukabona yuko hari igishoboka mu kibuga. Ese utekereje mu Mavubi ni nk'agacyo ufitiye amatsiko muri camp y'Amavubi utekereza bimeze bite? Nakaye kantu ufitiye amatsiko wumva wifuza kubona cyangwa iyo moment ushaka kubamo? Sinakubwira ngo ni iki gusa icyo nshaka no gukora imyitozo ya mbere muri equipe nkuru Amavubi bitandukanye no kuba narayikoreye mu mahanda yaho gusa none mfite inyota yo kuba nayikora muri equipe ya mbere. Motivation ikomeye yingi kandi n'umwanya ndabyizera kuzaza. Iyi ngiyi nayo ni motivation ikomeye cyane ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese muri football. Message ku bakunzi ba equipe y'Igihugu National Amavubi na message ku bakunzi ba equipe ya Rayon Sport dusoza. Kintu nakizeza abakunzi ba equipe national nuko ari ikipe buri wese aba yifuza kujyamo kuba yahamagarwa ndetse twifuza n'insinzi kugera ku bintu bitari byagerwaho kandi bizaza kubera Imana. Ikindi abakunzi ba Rayon Sport turabasaba imbabazi kubera ibihe turimo gusa tugiye kubivamo dukore cyane tugiye kongera tugaruke ku murongo wo gutsinda. Kubona umukinnyi hari haciyemo igihe nahamagarwa so kuba nongeye guhamagarwa ni ibintu byiza kuri njye nk'umukinnyi n'ubundi ngiye morandi tayari urumva nk'umutoza we bafite amahitamo ye igihe mbonye ko yankoresha namufasha agomba kumushyiramo byatanshyizemo nabyo nk'umukinnyi byose binsubiza hasi kabisa. Igihe abafana bizere ko ugiye gukomerezaho. Yego courage merci